haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo ntabwo yariye. Uyu mwanya Imana iguhe intorezo yawe, ikuvane mu z'abandi, ikurinde gutira. Hanyuma intorezo ngo arayiburirwa muri Yorodani. Imaze kugwa muri Yorodani arataka aravuga ngo yiwe mbonye ishyano, kuko iyi ntorezo yatari niyanjye. Haleluya. Ibintu by'abandi birabangama, ibintu by'abandi bitera ubwoba. Imana iguhereze ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Nuko turabasuhuje mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu kuri Mukakarangwa TV. Ikaze. Uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro, mugire umwete wo kukireba kandi munatera comment kugira ngo nyine dukomeze kwagura ubutumwa bwiza, kandi munaduha ibitekerezo bizamura channel yacyo, kandi wibuka no gukora subscribe. Umunsi rero dufite umubyeyi ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana, yatumwe n'Imana. Mugire umwete wo kumva ijambo ry'Imana tubwira. Murakoze, reka tumwakire. Yesu nashimwe. Twongeye kubasuhuza abakurikiye Mukakarangwa TV. Imana itwishimire. Reka dutangire dusenga Imana. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro. Turagusenziza kugira ngo utwumvire, abadukurikiye ubumvire, twese utwumvire, utubere Imana. Tuje imbere y'amaso yawe kugira ngo twagure byacu twabuze ubitugarurire, kandi utubere Imana hatadukwiriye ahadukwiriye, utubere ibyiringiro mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amina. Elisa yakoze ibitangaza bikomeye, ariko igikomeye cyambere yagikoreye kuri Yorodani, atandukanye na Eliya. Icya kabiri yagikoze ageze kujya ahumanura amazi yaruraga. Undi munsi hajyana n'abana b'abahanuzi kuri Yorodani, ahakorera igitangaza. Nawe turagusaba ubona Imana nka Elisa. Amina. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ribashe kudufasha buri wese rigira aho rimuvana n'aho rimugeza. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Abami ba kabiri, turasoma ibice 6. Turava ku murongo wa mbere tugeze ku wa 6. Haranditse ngo bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, dore aho tuba imbere yawe hatubera hato, noneho turakwinginze reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akureho igiti twiyubakira aho kuba. Arabemerera ati nimugende. Umwe muri bo aravuga ati, ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati, ye ndaje. Nuko barajyana, bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bo agitema igiti, intorezo irakuka igwa mu mazi. Arataka ati, mbonye ishyano databuja, kuko yari intirano. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati, guye he? Arahamwereka. Aherako atema igiti
agitera mu mazi. Intorezo irareremba, aramubwira ati isingire, arambura ukuboko arayisingira. Amen. Dusomye ijambo rikomeye cyane ry'Imana. Haleluya. Intego y'iri jambo mfite irimo kuvuga ngo haleluya. Uwiteka akujyane ahagutse, kuko aho wari uri ni hatoya. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko ngo Elisa abanaga n'abana b'abahanuzi, ariko umunsi umwe kuko bagendaga baza biyongera, uko bagendaga baza biyongera bakomeje kugenda baba benshi. Hanyuma ahantu Elisa yabaga abana nabo haragenda ngo haba hatoya. Ariko bikeye bajya inama, abana b'abahanuzi babona ko bagomba gufata inama yo kubaka, hanyuma bakava ahantu hatoya bakajya ahantu hagari. Uyu mwanya ahantu wari uri nimba ubona hatagukwiriye, bwira Imana ihagukure ikujyane ahantu hagukwiriye. Ugifata umwanzuro, Imana irahagarara ku mwanzuro wafashe, hanyuma Imana iguhire. Haleluya. Nuko ngo barangije abana b'abahanuzi babwira Elisa bati tujye kuri Yorodani. Haleluya. Ariko ntabwo byatunguye Imana, nubwo Elisa baratunguye babimubwira, ariko Imana ntabwo byayitunguye, kuko Imana yabanye na Elisa kuri Yorodani atandukanye na Eliya. Ubwo yafataga umwitero akawukubita muri Yorodani akavuga ngo Mana ya Eliya uri he, inzira yarabonetse. Ni nako n'ubundi Imana yari izi ko kuri Yorodani harabera ikindi gitangaza. Imana igukorera igitangaza uyu munsi ukibone. Haleluya. Nuko baramubwira bati tujya kuri Yorodani tuzane igiti, buri muntu azane igiti kimwe, hanyuma twubake kugira ngo aho turi hadukwire. Abantu bari ahantu hatabakwiriye, ahantu bumvaga bari mu bintu batishimiye, abantu bumvaga bari mu bintu bitanezeje imitima yabo. Uyu mwanya ibisengesho dusenze, uyu mwanya iki cyigisho tuzanye kiravuze ngo Imana uyibwire nimba hatagukwiriye kujyana ahantu hakwiriye. Imana iguhe gusingira ibyawe. Haleluya. Nuko ngo baragenda bageze kuri Yorodani, baragenda batema ibiti. Ariko hari umwana w'umuhanuzi umwe wari wamaze kwerekwa hari biraba kuri Yorodani, abwira Elisa ati ntusigare, databuja emera ujyane natwe. Barajyana, nubwo bari abahanuzi ariko ntago Elisa yakoraga ibitangaza nk'ibyabo bahanuzi. Bivuze ngo mu bahanuzi harimo abahanuzi ariko habamo n'abakoreshwa ibitangaza, nk'uko Elisa batamusize bakamujyana. Bivuze ngo iyo bamusiga igitangaza yakore kuri Yorodani ntago n'ubundi cyari gukoreka, ariko kuko bajyanye cyarakoretse. Umva uko byagenze. Baragiye batema ibiti. Haleluya. Bamaze gutema ibiti, hanyuma umwe wari uri gutema igiti arazamukana, yari yatiye intorezo ariko ntago yariye. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo ntabwo yariye. Uyu mwanya Imana iguhe intorezo yawe, ikuvane mu z'abandi, ikurinde gutira. Hanyuma intorezo ngo arayiburirwa muri Yorodani. Imaze kugwa muri Yorodani arataka aravuga ngo yiwe mbonye ishyano, kuko iyi ntorezo yatari ni yanjye. Haleluya. Ibintu by'abandi birabangama, ibintu by'abandi bitera ubwoba. Imana iguhereze ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Nuko ngo arataka, Elisa arashikuka aravuga none ko intorezo atariye, ntibiribuza n'umuraba, ntibiribuza n'ibibazo, ntibiribuza n'amagambo. Aragenda aramubwira ati nyereka ahantu iguye. Undi amwereka ahantu iguye. Elisa ngo atema igiti, teteterebone fagrere mando, atema igiti, ngarangije kugitema gishinga hahandi hantorezo ari mu butware. Haleluya. Uyu mwanya Imana iguha ubutware utema igiti, intorezo yari yaraheze uyisingire. Arangije aramubwira ngo singira iyo ntorezo y'abandi. Aragenda arayisingira, arayibona, amahoro araboneka. Nagira ngo Imana iguha amahoro muri iki kiganiro Imana impaye. Imana izanye amahoro ku
abantu bamaze igihe bayihamagara, abantu babona ko hari ibintu byanze, Imana irabyanze. Haleluya, Imana ibyanga. Abadukurikiye aho uri hose wumve ko hari ibintu Imana irambiwe ku buzima bwawe, wumve yuko ahantu uri nawe uharambiwe, hanyuma ugende usingire intorezo yawe. Haleluya, ureke iyinirane usingire iyawe. Imana ituyahere ikwiyereke, nanjye Imana ituyahere inyiyereke. Narinze ijambo rivuga ngo Imana igukura ahantu uri hatagukwiriye, ikujyana ahantu hagukwiriye. Kandi n'irindi rikavuga nanone ngo Imana nta hantu itavana umuntu, nta n'ahantu itamugeza. Imana ishimwe. Wowe udukurikiye tugiye gusengana Imana. Hari aho wari urwaye, Imana ihagukura ikujyane mu buzima bufatika. Reka dusengere muri iri jambo. Aho uri ni hato, birasabwa kuhava, Imana ikagushyigikira. Akira gukora kw'Imana, nanjye nakire gukora kw'Imana muri aya masaha. Imana ihabwe icyubahiro. Urakoze Yesu, turaguhamagaye. Hari ahantu twari turi tukabona ntago hadukwiriye. Uko Elisa n'abana b'abahanuzi babonye yuko bari abana b'abahanuzi hadakwiriye, bajya inama yo kujya kuzana ibiti. Warabahiriwe ujyana nabo ugarukana nabo. N'ikibazo cyabonetse wagikuyemo, haboneka umutekano. Ibyo bateguye babigeraho. Natwe tuvanaho tudakwiriye dushyira ahadukwiriye. Natwe twereke ineza yawe, natwe tugirire neza, natwe turagukeneye mu bumana bwawe, mu gukora kwawe. Hari ibyo twanze, hari ibyo turambiwe, hari ibyo dusezereye. Yaba umurwayi udukurikiye arambiwe kurwara buri munsi adafite umukiza, yaba abafite ibibazo barabisezereye mu izina rya Yesu. Turabisezereye aka kanya. Turaguhamagaye Imana, tubone gukora kwawe, tubone ubumana bwawe, utwiyereke Kristo. Urakoze urakarama ko ari aho tuvanye n'aho dushyize, kandi urakoze ko turemeye amashimwe mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen, amen.